Nyambo rero video nawe wayibonye nayibonye uri kumbwira ko ari ifoto ariko ni video nge ntabwo nabonye video ariko AI ishobora no gukora video oya video ariko irahari ntabwo yo nayibonye nuko telefone yanjye inyemba nyikwe ndaza kuyibona Nyambo rero reka mubwire Nyambo reka tuza kwishyiraho oya AI kandi okay Nyambo ni inshuti yanjye tuziranye nkiga Butare no namene ubwo n'imbere ya 2019 akora Butare nawe akora Butare Nyambo aza muri bino bintu tuba inshuti ku buryo ari nama movie Nyambo yatangiriwe yashutiraga iwanjye ku Gisozi Nyambo umutipe bakundana ni inshuti yanjye cyane pe yego n'ikiganiro cyose yakirebye Titi Brown oya ntago ari Titi Brown noneho disclosinze oya ntago ari Titi Brown noneho kandi ariyo makuru twari dufite mwana oya shawa nyamara kuri ruwa Rwanda ashaka niho bibera urwada twebwe twumvaga ari Titi Brown no mu kiganiro bagende bakirebe Nyambo yasonora na Sheri we byose yabivuze yanamuvuze cyane uri kumva ntago yavuze ko ari umusore uba mu Rwanda se ntago aba mu Rwanda kubera ko yanavuzemo ko airport n'ibiki byose birimo muri ruwo ugenda wandike ruwa Rwanda kabisa noneho Nyambo umusore bakundana ni inshuti yanjye ni umujama wanjye ku buryo Nyambo anyita bof yego ntago nshobora gutinya gukora ibyo bintu ahubwo okay njyewe ukuntu nkora mu kiganiro nambwiye ati reka dukore something gishobora kuza nyine gutwika tiki ariko nashakaga ku tryinga ngo ndebe uko yakira ibintu nimba yizerera mu byatwikiwe cyangwa bisanzwe ahita mbwira ngo nk'iki ubwo bita mbwira ati okay dusomane tibiraza gutwika ahita mbwira ngo hoya gusa na kuri kamera kuri kamera twacinye amabofrese ndambwira ati nagira ngo numve kandi yabyemera ari kubyemera ntabwo nari kubyemera ahubwo nari gutamubwira rugemana amen iyo Nyamba avuga ati nyine ntacyo nari gutamubwira neza ko turamaniga nari gutamubwira ntariko ye none se we kuba bizi njye uwanjye arabyemera cyangwa yabyumva nanjye ariko sinanabikora kuri kamera sinshobora gukora ibintu kuri kamera nabikora ariko sinabikora kuri kamera yego uri kuvuga ngo muri nkiwe akakubwira ati ntari apana Nyambo ndi kuvuga nabikora n'umuntu wanjye uwo yari Nyambo oya shabiragoye Nyambo ni berser akaye ibintu bavuga ngo turaberanye ubona ari byo ikibazo kucyo kimbajije kucyo utakibaza abantu babivuga reka majyana nawe urebe ugenzuremo gake gace usesengure yego shamba bana nyina naberanye nawe pe ubona ari nde kibazo ni wowe genda umunyamahoro pe ikibazo rega kankubwira uretse gato bwanjye bwose kankubwira ikintu kimwe hari kuberana no kuba nayo mahoro turi kuvuga wenda cyangwa ngo nanjye ngo ndi umuntu usakuza cyangwa gira amahane nta hantu bihuriye kuberana ni igihe abantu babiri gutya batanavuze cyo cyitwa kuberana ibyo bindi rero biba biri hagati yanyu muri babiri ayi twe tuvugisha ukuri urarebye ubona abanyarwanda wabisinjije ku buryo muri mpamvu na kavido ni postingiye tugiye gukora be mu umuntu abyanditsemo ndavuga ati nzabibaza yisha ndebe icyo bivugaho nagafoto ni postingiye ndi kwamama kwema utekereza yuko benshi bari kukureba bari gutekereza iki kuri wowe cyangwa bari kwibaza iki kuri wowe ntekereza ko bari kwibaza ngo babu yashatse umugore akareka kujya yambarira abantu nkubeshye ariko ko niko kuri hanyuma nyine ubwo bakomeze babyibaze anyway ntago gushaka ari pressure kuko nyuma yuko bagukize kuri pressure ugashaka iyo utandukanye banagushyira kuri pressure no yo kukubwira ukuntu nyine watandukanye ahubwo ntekereza ko igihe cy'Imana iyo cyageze ugahora n'umuntu wa nyawe ntumenya n'ukuntu bigenze ntago nabanganye gutya ntaragira umuntu dukundana barahari ngo yatera imbere ariko nta nubwo abantu bose bashijwe gutera imbere nta nubwo abantu bose bashijwe gutera imbere buriya hari n'abantu Imana barashyize ku isi kugira ngo babeho kugira ngo bajye bafasha bateye imbere wirukana umugore uguguna igufu ukaza norimira bumburi ni bangahe bajya kuba hariya bakagumana nese Nyamwe ubu hari umukobwa wireba muri hari abakinnyi bagiye bakwepye abakecuru babajyanye nese Nyamwe hari abasore yarabiririmbye bagiye nabo bakoze gahunda nk'izo gataba bakwepa nukuri kw'Imana ntago no muhunga ukunda uwo mugabo wawe mubi w'igisura kibubona uramwirirwa mutwara niwe wawe mwizirikeho aho wige guca make naho uyu musore uri gushaka ikintu uzajya wishyura Nyamwiza umbore nambaye inkweto zihenze wishyure wa muhungu ntago wabonye arkurana iki cyane ntago wabonye wa mushinwa washyize umuntu hanze sinamuvuga n'inshuti yanjye
none se nyamwi wa mugore we abo bana batanu ufite uyu musore uri fit w'ibogari ashobora kuba akiri n'umukobwa rega nyamwiza wewe impamvu utari kubyumva nuko utazirikana yuko harimo n'abakobwa bakiri bato mariage nyinshi cyane ziba mu Rwanda z'aba diaspora n'aba mama mariage ziba mu Rwanda z'aba diaspora bababyeyi baje gushaka abasore i Kigali harimo n'abakobwa batoya usanga afite nka 35 subwa bari mutora bari muto wow congratulations sibyo akaba yifite nka 35 akakubitana n'umutipe nka Shema gutya akamubwira ati ibyo byo birashoboka none se Shema ntago yakwemera mu diaspora Shema patoro akura mu bagiye Shema yaramwiyoboraga zira za buri munsi yazishobora none se nega n'urukundo nta kindi icyo utari kwemera nuko ngo nyitaba ngo nyereka huri ngo nyereka aho muri kumwe ngo shyiraho video ngo nci inyuma ngo ikintu utagera kumarira ngo irambwa gusa ngo barabibabwira none se waba uri muri Canada ukajya wirizaho umuntu kamera wazana mu konti dedu akavuga ngo irambwa gusa ngo nyishyure ngimbwa ngo nyishyure inzu ngimbwa nyigura imyenda nyigura inkweto ngo ndayogosheshe ndayigaburira akeye ngo narirwa mu nda za Kigali ya uri adiwe none se nyamwi wavuze ngo nafate miruwari abanze yirebe hari umukobwa ku isi wari washyira miruwari imbere akavuga ati ntabwo ndi mwiza pe simbizi ngewe ariko wabaho ngewe ndebye muri miruwari mbona nta kirimo iyo wirebe ndashaka bisana nta kirimo kabisa nurakundwaho mu buzima bwawe se wapi nyamwiza arabashuka shaho nta muntu uramwunda mbese se umuntu ugukunda abandi bana ngo barabakunda bakabohereza ibirabyo bingana gutya bakabohereza amamodoka bakabagurira ikirabyo ngo ukihumurize bakabagura amamodoka bakabagura ibibanza n'amazu ibitangaza nge nyamwiza ntawe urabigukorera miliyoni zanjye nke ntuzi z'amazimbabwe use ni nose nyamwi nta nk'umukobwa cyangwa umuhungu ufite iyo mitekerereze yuko nyine aranamufite deja afite umuhungu cyangwa afite abakobwa hanze babikora akenshi ariko Kigali hari defo mbi baba ari benshi sabara bakende ntago aba afite umukobwa umwe wa mukobwa niwe uradukurikiye ukaba muri diaspora ufite umuhungu hano i Kigali ujye verifya kenshi gashoboka kandi uri guteranya abantu oya niko biba bimeze sabari kubateranya nge hari n'uwonzi ejo bundi bakoreye ibirori ariko umukobwa wabikoze ntago ari we bakunda aba diaspora bagiye imico itangaje haba umugabo uje gushaka inaha abashaka gucomeka ahantu hose haba umugore nawe uje inaha abavuga ati sheri ndamukunda ya bagira ngo yemeze umugabo abari gupirikisha umugabo bashakanye cyangwa umusore babyaranye icyo gusa se nibyo ugasanga afite nka baby daddy hari yamwemeze ko nawe yakora ubukwe bwiza burenze baby daddy akabire agaseka nawe biramubabaza nyine ariko intego umugore aba yayigeze hari icyo bita kubaka rukaguma mu kinyarwanda iryo jambo ntabwo tukiritekerezaho guhaguma rutese kandi ibingibi uvuga bibaho no shabira babaza we ugasanga umugore akora extra hours kugira ngo umuhungu yambare neza abeho neza agire imodoka essence dropping abanyeshuri bose ba muri kaminuza akabona ko abagurire ibiki uyu munsi agakobwa afite sikaba afite ejo bundi ahubwo Imana iranabarinda umuhungu wese ufite inzara ntazigere wizera umugabo w'umukene nta mugabo reka urukundo rujya rushatse nyamwiza iyo ngingo urayiba mu nzara ntago umuntu ushonje wamenya niba gukunda cyangwa ashonje umuntu ushonje ntamenya niba gukunda cyangwa atagukunda avugira mu marangamutima aragenda akajya yihwera akagira gutya akiyorosa igikuvureri akaguhamagara ati be buriya ndamutse ntagufite sinabaho akaba avugira mu nzara ati wowe rero ku isi ndagukunda no kuruta mama wabyaye yo ni umudari iyo ni inzara none se nyamwe ubundi utekereza iki ku muhungu none ahangaha uryamye ufite umukobwa cyangwa umugore umukodeshereza inzu umumenyera buri kimwe hari na couple agenda aganirije irimo umutipe uvuga ati genda nifite umukobwa ubikodeshereza unyishyurira ukora buri kimwe cyose hari ingero rwose uzi impamvu yageze aho nyuma ashaka undi wa wundi yageze ahagarika inkunga yahagaritse inkunga mwebwe ibyo bintu mukora aya mafaranga mwereza bano basore ni charity mubifate nka charity nta muntu ushaka kuzavanamo
rwa rukundo ruzima rwa rundi nyine urungu ruvuga. Mwajye mwandika muri comment ariko mukavugisha ukuri ko ari yari ntabwo bishoboka. Waba afite umugabo babanye bagatandukana bakagumana abana akabona child support akashyira imisoro y'umwaka akaba menshi yashyiraho twayakoreye ko ku kazi akateranya akaza karongora umusore Kigali yamugeza hari umukobwa karongora umusore umugore akarongora umusore umuntu ufite abana bana bari umuskobwa sisi yemerewe gushaka inshuro ashaka biramureba nyine nibyo nawe ndi kuvuga ariko ntabwo abyita ngo kurongora umuhungu hariya muri Amerika uzi ko hari imiryango iri gukomeretsa hari umuhungu bavanye abana banyu b'abasore niba bararongowe mwihangane nyamwe urukundo rureba imyaka urukundo ruhari ko reka mbabazi ko turi abanyarwanda umuco nyarwanda ni ryari umugore undi kuva ryari umugore akwa kuva ryari umugore yishyuriye avuga ngo abagabo ari urukundo se uruheze urwo ngurwo nyine kiri hagati urukundo buriya nukundana n'umusore hano i Kigali uzamushakira akazi hasi hejuru cyangwa se ushinge business umubwire ati nakuboneye akazi muri business ntumubwire kariya umubwire ngo nakuboneye akazi hari umuhungu niyo yaba ari umuyedi akemera kujya gukora akazi akagakora amezi 6 7 8 muko uzafata ya business uyimuha uzagukwe mu bantu